Hospitality industries ni hantu hashobora kubera iki, hashobora kubera noneho ya service dutanga yo gusavinga cyangwa se ibyo twita 3 course menu cyangwa se course menu. Ni ibice bitatu bigize ifunguro cyangwa se ugomba gukoresha mu gihe ugiye gukora ifunguro. Tugira appetizer, tukagira main course, tukagira na so nukuvuga ngo ari ikindi tugira noneho muri setup ari byo twita table center pieces. Gana action niba ushaka kwiga indimi, Gana action ushaka kuba umusirimu, Gana action. Muraho neza. Nk'ibisanzwe ni muri Action College. Twongeye kubaha ikaze muri Action College. Ngewe ubaha ikaze ni teacher Masengesho Alex. Nkaba nigisha culinary muri Action College na FBO cyangwa se ibyo twita Food and Beverage Operation muri Canada Libre. Tubaha ikaze muri Action College, ikigo cyaze abanyarwanda mu buryo bwo kwiteza imbere mu bijyanye no kwiga ibintu byinshi bitandukanye, course zose nyinshi zishobora gufasha umunyarwandakazi kwiteza imbere. Muri Action College tubafitiye amasomo menshi atandukanye, harimo culinary arts, ubwo ni ibijyanye n'imyuga. Tugiramo culinary arts, tugiramo mechanique, tugiramo construction, tugiramo kudoda no kogosha no gutunganya cyangwa se gukora ibijyanye n'ubwiza. Tubahaye ikaze muri Action College. Rero ngiye nkaba ngiye kubabwira bimwe mu masomo twigisha ariko yo muri Canada Libre. Nukuvuga ngo muri Action College ushobora kuba utaragize yenda amanota muri examen national, ukawaza muri Action College tukaba twagufasha gusubiramo ya masomo cyangwa se no kwiga andi masomo, ukaba wasubiramo ya exam cyangwa se ugakora examen national, noneho nawe ukagira diplome nk'abandi bose. Muri Action College Canada Libre tubafitiye culinary arts cyangwa se iyo bita FBO, mukunda kwita culinary arts ariko ubundi mu by'ukuri ntabwo ari culinary arts, yitwa Food and Beverage Operation. Tubafitiye tourism, tubafitiye MEG, HEG n'izindi combination nyinshi zitandukanye. Combination zose waza muri Action ushaka kwiga Canada Libre tukagufasha ukaziga. Noneho rero uyu munsi ngiye kubasobanurira ku bijyanye na FBO cyangwa se Food and Beverage Operation, dimwe mu masomo dutanga cyangwa se twigisha muri Action College. Muri kubona ni Action College, isomo ni Food and Beverage Operation. Teacher ni Masengesho Alexis. Twatangiye. Ubundi iyo tuvuze Food and Beverage Operation abenshi bakunze kwita culinary arts, ariko ako kantu mukibuke yuko tuyita Food and Beverage Operation, ntago ari culinary arts, uretse yuko culinary arts nayo ni imwe muri course dutanga ariko ya short course. Nukuvuga ngo Food and Beverage Operation bishatse kuvuga refer to the all activities involves in planning, preparing, serving and selling food and drinks to the customer. All refer to the activities done in a kitchen and the restaurants like food preparation and the food service. Bishatse kuvuga iki? Iyo tuvuze Food and Beverage Operation ni ibijyanye no gutunganya amafunguro no kuyasavinga ku bakiriya. Bishatse kuvuga yuko muri Canada Libre Food and Beverage Operation isomo dutangamo ni uburyo dushobora gutegura amafunguro cyangwa se igikoni, kubera ko iyo tuvuze kitchen activities birumvikana no gutegura amafunguro, na activities dukorera muri restaurant ari byo twita food service and beverage service, bijyanye no gusavinga ibyo kurya n'ibyo kunywa. Bishatse kuvuga yuko muri kitchen cyangwa se mu gikoni tuhatunganyiriza amafunguro ari byo tuniga, then muri restaurant tukasavingira ibyo kurya n'ibyo kunywa ari byo twita food and beverage service. Ari byo tugiye kureba iyo tuvuze food and beverage service, process of preparing, presenting and serving food and drinks to the customer in various hospitality industries. Ni ukuvuga ngo food and beverage service ubwo tugira icyo twita food preparation,
ari byo bibera mu gikoni, kubera ko mu gikoni ariho dutegurira amafunguro. Tukagira na food and beverage service, ari byo twita cyangwa se ibijyanye no gutegura ibyo kunywa no kubisavinga. Muri restaurant tuhasavingira ibyo kunywa, tukasavingira n'ibyo kurya, ari byo twita food and beverage service. Ibyo byose bibera muri restaurant cyangwa se muri zindi sector za hospitality, kubera yuko hospitality ubwo ari byo twita hospitality industry. Tugira hospitality, tuvuga ko hospitality is a way of welcoming and receiving the guest and offering food, drinks and even sometimes entertainment services. Tukagira n'icyo twita hospitality industry. Zimwe muri hospitality industry tugira arizo tugiye kureba. Example of hospitality industry there includes, tugiramo hotels, motels, restaurants, bar and lodge. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze hospitality industries, ni hantu hashobora kubera iki? Hashobora kubera noneho ya service dutanga yo gusavinga cyangwa se gutunganya ibyo kurya, ariko turi busavinge abakiriya. In a food and beverage service, we have the way of serving food by considering the following things. Noneho tugira ibintu tugenderaho iyo tugiye gusavinga cyangwa se tugiye guserva cyangwa kugaburira abakiriya. Bimwe muri ibyo tugenderaho ni ukuvuga ngo tugira icyo twita types of menu. Ntago wategura ibyo kurya uri busavingire abakiriya utabanje kumenya ngo iyo service ugiye kubahereza ni iyihe. Tugira rero muri restaurant icyo twita menu cyangwa se menu. Ni ukuvuga ngo tugira ubwoko bwa menu bundi. Menu ni list of dish cyangwa se list of food ziba ziri available muri restaurant. Hari uburyo dusetinga restaurant yacu rero bitewe na serivisi tugiye gutanga cyangwa se bitewe n'ubwoko bwa menu twateguye. Ni ukuvuga ngo ushobora gutegura menu ariyo twita self service, ushobora gutegura menu ariyo twita à la carte cyangwa se andi wodaringa ibyo kurya bakajya kubitegura mu gikoni. Bamara kubitegura mu gikoni, ikintu gikurikiraho noneho ni ukugusavinga. Ese tugiye kura noneho uburyo dushobora gusetingira cyangwa se icyo twita table setting y'umukiriya wodarinze yenda ibyo kurya cyangwa se twahereje ibyo kurya twamusavinze twakoresheje serivisi ya buffet cyangwa se twakoresheje iyo twita table.menu. Table.menu setup cyangwa se table setup ya table.menu nuko iteye, muri kubibona hano kuri image dufite. Ni ukuvuga ngo ino table setup ni table.setup. Iyi table.setup ni ukuvuga ngo hano muri kuhabona iki gice ni cya plates. Dufite ibikoresho dukoresha kuri table setup, ari byo knives, tukagira forks, tukagira iyi side tuyishyiramo glasses, indi ni ya forks, then tukagira niyo twita side plate tukagira na butter knife. Iyo tuvuze table setup ni ibikoresho cyangwa se hari aho uzasanga bavuga ngo ni cover, ngo mfite cover y'abantu 5, ngo mfite cover ngo y'abantu 20. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo ni cover y'abantu 5 ugiye gusetingira, uhita umenya yuko ugiye gusetinga table cyangwa se ubwo ni table.menu ari kuri busetinge cover y'abantu 5. Ubwo buri bukore setup imeze gutya 5. Ni ukuvuga ngo ni setup 5 zimeze gutya. Cover y'umuntu umwe bingana, ni ukuvuga ngo ni ya setup yose. Ibi bikoresho byose dufite hano nibyo dukoresha ku muntu umwe cyangwa se umukiriya umwe, ariko icyo gihe tuba twateguye buffet cyangwa twateguye iyo twita table.menu. Mbere yuko dukomeza rero iri somo dufite hano tugiye kureba izi setup cyangwa se ibikoresho dusetinga, nongera kwibutsa yuko mugomba kuza muri action tugafatanya kwiga culinary arts, tukiga Canada Libre ya FBO cyangwa se food and beverage operation n'izindi combination zose tugira muri Action College. Imyuga tugira gutwara, murabizi permis provisoire nikora rimwe nta utsindwa. Ikindi nkuko mubizi ku ndimi, reka mbibira ibanga akantu kamwe, ni ukuvuga ngo indimi ubu ngubu ntago bikiri ngombwa ko wiga ururimi ushaka kurimenya, ahubwo ururimi rwabaye ubuzima bw'abantu, kubera yuko
nta hantu hose uzajya ukenera gukoresha udakenera gukoresha ururimi urwo ari rwo rwose. Icyongereza murabizi ko cyane cyane nk'icyongereza cyabaye ururimi rushobora gutuma ahubwo umuntu agira gute, ururimi rushobora gutuma umuntu agira gute abona amafunguro. Muri Action College rero niho hantu honyine ushobora kwiga ururimi kandi mu gihe gitoya kandi ukahava uzi ururimi uzi kuruvuga neza. Twigisha Ikidage, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili n'izindi ndimi zose, indimi nyinshi muri Action College uraza tukazikwigisha. Ku bijyanye n'imyuga ho murabizi imyuga muri Action College nicyo kintu cy'ibanze cyane twashyize imbere, twafatanyije na leta mu gushakira iki, mu gushakira ikintu cyashobora guteza abanyarwanda imbere. Umwuga rero ushobora gutunga umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tubibutsa kugaruka kwiga cyangwa se kuza kwiga muri Action College, n'abahize mugaruke mwige n'ibindi byinshi tubafitiye, tubahaye ikaze. Kuri iyi setup yacu rero dufite hano muri kuhabona dufite ibyuma bibiri ariko biratandukanye. Hano dufite amafork atatu atandukanye, hano tukagira spoon. Iyi bayita soup spoon, iyi bakayita fish knife, then dinner knife, salad fork, dinner fork and fish fork. Hano dufite dessert spoon tukagira na dessert fork. Dufite water glass tukagira wine glass, then tukagira white wine glass and red wine and white wine glass, tukagira butter knife and side plate. Ibintu uburyo tubikoresha rero ubundi tuzi yuko mu gusetinga ameza cyangwa se gutegura ameza y'umukiriya, ibyuma iyo tugiye kubitegura tubitegura hehe? Tubitegura iburyo. Abantu mwajyaga murisha rero indyo, mwibuke yuko mugomba kumenya mukazi twigana kano kantu. Ntago turisha iki, ntago turisha indyo, kubera yuko indyo irakata, ahubwo tukarisha iki, tukarisha imoso. Ni nayo mpamvu ibyuma tubisetinga iburyo, then amafork tukayasetinga ibumoso, kubera yuko tuba turi buyakoreshe turya, ya mafoke niyo dukoresha turya. So ni ukuvuga ngo iyo tugiye kurya tuzi ko tugira icyo twita ubwo ababizi ibyo twita 3 course menu cyangwa se course menu. Ni ibice bitatu bigize ifunguro cyangwa se ugomba gukoresha mu gihe ugiye gukora ifunguro. Tugira appetizer, tukagira main course, tukagira na dessert. Ni ukuvuga ngo appetizer ni ifunguro dufata mbere kugira ngo rya simulating appetite, tubanze gukonsuminga amafunguro. Then main course ni rya funguro riri main cyangwa se ifunguro ry'ibanze, ifunguro nyamukuru riri main. Ikindi tukagira na dessert. Dessert ni dessert cyangwa se rya funguro dufata nyuma yo kurya, akenshi dusanga ari ibintu biri sweet kubera yuko bishobora gufasha digestion ikaza kugenda neza. Hano rero dufite icyo twita soup spoon. Iyi soup spoon tuyikoresha dufata nk'agapotage, ukabanza ugafata potage mbere yo kugira gute, mbere yo kurya, kugira ngo igifu cyakire yuko kigiye kwakira amafunguro, then ugire appetite. Noneho ino side plate cyangwa iriho butter knife, ni igihe murabizi ko soupe akenshi tuyisavinga iri kumwe n'umugati. Iyi butter knife tuyifashisha dukata wa mugati, then kano ga plate tuba twashyizeho breba, then tugasiga kuri wa mugati tugafatisha ka gasupe. Twamaze gukoresha kino kiyiko na side plate, then tumaze gufata appetizer cyangwa se ifunguro rishobora gutuma twongera appetite. So iyo tutakoresheje spoon, ubwo ntago twateguye soupe, twateguye salade. Salade yacu tuzakoresha ino salad fork, sibyo? Dukoreshe ino salad fork dufata salade. Ni ukuvuga ngo kuri appetizer ushobora gukonsuminga soupe cyangwa ugakonsuminga salade. Twagiye kuri main course. Main course rero hano dufite main knife, tukagira cyangwa se iyo twita dinner knife, tukagira na dinner fork. Tubyifashisha dukonsuminga ya main course. Main course ni meats and the accompaniments. Ni ukuvuga ngo ukonsuminga inyama, ariko ntabwo uzarya inyama zonyine, hagomba kuba hariho na main accompaniment of course, kubera ko ntabwo warya inyama zonyine. Tugira icyo twita main food, ari byo inyama, tukagira n'icyo twita accompaniments, ari bya bindi bizaherekeza inyama noneho tuzafatisha
za nyama. Ni ukuvuga ngo twateguye yenda beef stew, turayifatana yenda na plain rice, tuyifatane na mixed vegetable, tuyifatane yenda na cyangwa se n'isosi runaka. Okay, so hano ubwo ni ya dinner fork na ya dinner knife twakoresheje. Noneho iyo tumaze gufata dinner fork na dinner knife twabikoresheje, icyuma ugifata mu kaboko k'iburyo, ifork ukayifata mu kaboko k'ibumoso, kubera yuko tuzi yuko dukatisha indyo tukarisha iki, tukarisha imoso. Ako karumvikanye. Noneho twigire kuri dessert. Dessert tuzakoresha dessert fork dukoreshe na dessert spoon. Ibi ngibi ikintu bidufasha, ushobora kuba yenda kuri dessert wateguye ko uri bufate ice cream. Ice cream uzakoresha kano kayiko urye ice cream, kubera ko twanye ko kuri dessert dukoresha ibintu biri sweet kugira ngo bize gufasha digestion cyangwa se igogora rize kugenda neza. Noneho aka ga fork ushobora kuba bagutegura yenda tuvuga urugero yenda nka fruit cuts, ushobora kuzakoresha ino fork ukonsuminga za fruit cuts cyangwa se za mbuto bagukatiye. Iyi ngiyi twari turi kureba niyo twita table dot menu cyangwa se setup dukoresha tugira gute dusavinga kuri buffet cyangwa igihe twateguye buffet. No kuvuga ngo duhera kuri spoon ukarya, yenda umuserver agakliyaringa agakuraho ka kabora akoresheje soupe, ukajya kuri main course, ukava kuri main course ukajya kuri dessert, then warangiza ikiba gikurikiyeho twibuka yuko à la carte menu na table dot menu kandi ahandi bitandukaniye. Kuri table dot menu igiciro kiba kiri fixe, ariko kuri à la carte menu icyo wodarinze nicyo wishyura. Wodarinze fish, chips na gasalad urishyura chips wishyure na ya fish birangire, ariko kuri table dot menu ni za course menu zose uko ari eshatu, starter, main course na dessert, byose biba bifite igiciro kiri fix. Cya giciro kiri fixe niba twavuze menu turayisavingira kuri 15, ubwo uri bwishyire 15. Waza kuri buffet ugafata starter, waza kuri buffet ugafata main course, waza kuri buffet ugafata dessert, you have to pay 15k. Okay, iyi yari table dot. Twagiye kuri à la carte. À la carte noneho twabonye ko kuri à la carte bitandukanye na table dots. À la carte ho setup yaho iba yoroshye, kubera yuko table dot menu tugira course zingahe, tugira course eshatu, ariko kuri à la carte it's depend na customer cyangwa se n'umukiriya. Umukiriya wacu ashobora kuza kodaringa yenda chips akarya chips yonyine yakigendera, it's fine. So nukuvuga ngo kuri à la carte butter knife igomba kuba iriho, knife n'ubundi nk'ibisanzwe tuyisetinga iburyo kubera yuko turayikatisha, fork tukayisetinga ibumoso kubera yuko niyo dukoresha turya. Okay, so nukuvuga ngo hari ikindi tugira noneho muri setup ari byo twita table center pieces. Table center pieces ni bya bintu dusetinga hagati kuri table y'umukiriya, harimo condiments. Condiments ni bya bintu bizafasha umukiriya kongera uburyohe mu byo kurya, urugero ni salt, pepper and even ushobora gusetingamo na mayonnaise. Then muri table center pieces kandi tugiramo ururabyo rwongera appearance ya restaurant cyangwa se ya table muri rusange, table number, toothpick umukiriya ashaka kuza kwifashisha. Mugane Action College muze twigane andi masomo menshi atandukanye muri FBO, uretse kuba tubona diploma, tuniga n'ibintu byinshi kandi by'ingenzi by'ingirakamaro. Tunamenya yuko muri Action College kandi dufite n'andi mashami menshi atandukanye. So nsoza isomo ryanjye nari nateguye ryari kuri FBO, tubibutsa yuko dufite andi mashami menshi muri Action College. Dufite Nyabugogo, ubwo ni mu mujyi wa Kigali, Nyabugogo, Kicukiro, Kabuga, Remera. Then tukagira n'andi mashami mu ntara, Musanze irahari, Muhanga, Kayonza, tukagira na Rubavu. So n'andi mashami menshi Action iri kugenda yegereza abanyarwanda, kuko twamaze kubona yuko cyangwa se tuzi ko Action ari ikigo gifasha abanyarwanda mu kwiteza imbere
mu myuga, indimi n'izindi courses. Ikaze muri Action College. Gana Action niba ushaka kwiga indimi. Gana Action ushaka kuba umusirimu. Gana Action.